kurebera hamwe iki kibazo cya email, aho email igenda ikubwira ngo your storage is almost full cyangwa se is full. Google ikaguha suggestion yuko wakwishyura kugira ngo uhabwe more storage. So mu by'ukuri ibi nta muntu agira inama ngo aba yishyura amafaranga kugira ngo abone ahabika email. Icy'ingenzi ukwiye kumenya ni uko email atari zo ubwazo ziba zujuje storage yawe. Storage y'umuntu kuri Gmail cyangwa Google account yawe ubundi aba ari giga 15. Nuza kureba hari ahantu bigaragarira ku bubiko ufite ari giga 15. Rero zira giga 15 kugira ngo uzabone email ziyujuje ubundi ntabwo bibaho, byuzuzwa n'ibindi bintu. Ahangaha muri iyi nteruro baraza kubikwereka ibyo bintu biba byujuje email yawe ni Google Photo and Drive. Ibi bintu ko ari bibiri nibyo byonyine biba bikujurije email, kuko iyo ugiye kureba storage yawe ukareba percentage ya buri kintu usanga email ubwazo zidashobora no kurenza 5%. Reka tubirebe. So kugira ngo ukemure iki kibazo rero uhita uza ugakanda hano kuri manage storage. Umanutse hano hasi gatoya barakwereka uko ibintu bibitse kuri email yawe birutanwa. Nawe gereranya urebe ahantu hari Google Drive hajyamo ibintu byari byose, ni nko kuri flash. Ushobora gushyiraho amafoto, amavideo, indirimbo, ibintu byose bibikika, amadokima, ibiki byose biba bishobora kujya kuri Google Drive. Urabona ko muri Google Drive byose kandi bihuriye kuri email yanjye. Google Drive urabona ko mfitemo giga 6 n'ibice 32. Mu gihe Gmail ari buriho ama email yose ayo mbitse kuva natangira kuyikoresha nta nubwo aragera muri giga 2. Harimo giga imwe yonyine na megabyte 370. Hanyuma Google Photo nayo urasanga ifite giga 6. Hanyuma utundi tuntu dutandukanye tukaba dufite 0.21. Ngira ngo urabona ko kujya kuvuga ngo ugiye gusiba ama email nubwo wayasiba kajana ugasigarana empty nta kibazo waba ukemuye, kuko ibyamaze storage yawe ni ibingibi ko ari bibiri, ni Google Drive na Google Photo. Ushobora kuvuga ati none ndabigeraho gute kugira ngo nsibe ibyo ntakeneye. Aka kantu kari imbere y'iyi storage karakubwira ko uramutse uhakanze wajya kureba ibyo bitsemo bityo ukihitiramo ibyo usiba. Okay, uje hano rero kuri manage storage bakwereka Google Photo, Google Drive na Gmail nkuko nabivuze, ndetse hakiyongeraho na WhatsApp backup. Ushobora rero kugenda usiba icyo udakeneye muri ibi. Dufata urugero duhere muri Google Drive, baraza bakwereke ibintu ufitemo hano muri Google Drive, not now. Hanyuma icyo utakeneye aba ari cyo usiba. Ushobora kuyita ubisortinga ugendeye ku bunini bwabyo, sort by largest first. Okay, hanyuma ibinini bihita biza hejuru. Ubwo icyo gihe ushobora noneho guhita ugenda uselectiona let's view like this. Ushobora kugenda uselectiona ikisingi ikeneye urebeye ku bunini bwacyo. Okay, ikisingi ikeneye ikisingi ikeneye bityo wamara guselecting ibyo udakeneye byose ugakanda kuri delete, then ugachuzinga ko ushaka kubideletinga permanently. Okay, hanyuma tugaruke kuri manage storage, ujye kuri manage storage. Okay, kandeho hano ihita ikwereka mu ma email. Nujya kureba email nta kintu zibitse kinini, ushobora no guhitamo
Okay, reka dutangire ahangaha kugira ngo bigaragare neza. Noneho ikintu ugiye gukora kugira ngo ubashe kumanaginga storage yawe, ugiye kuza ufungure iyi link ubona hano hejuru, ndayandika hano. Okay, urayibona. Tuvuge ushobora gufungura new tab ukandikamo aya magambo 1.google.com storage/management. Okay, nuhafungura machine yawe cyangwa se kuri telefone irahita kugeza aha hantu. Byiza nuko wabikorera kuri machine nkuko nanjye ndi kubikora. Uraza kubona ko ufite spam email, ukagira ibingibi byose na large file. Nureba hano muri large file urasanga ko ufitemo giga 6. Ushobora guhita nkanda kuri review, hanyuma bakanyereka izo large file document ufite nini cyane. Okay, nizi ngizi ugenda uselecting iyo utakeneye, nugera hasi ukande kuri view mo, ukomeze ugenda uselectinga kugeza zose uko uzibona utazikeneye. Okay, hanyuma uze gukanda kuri delete, wemeze kushaka kuzideletinga byiteka ryose. Okay, ubwo aha ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri noneho uragaruka hano kuri management, uze hano muri Google Photo. Okay, nugera muri Google Photo naho urareba amafoto ukuntu akurikiranye n'ukuntu agenda rutanwa mu bunini. Ushobora gusanga ufitemo n'amavideo afite amajiga, kuko uko ugenda ufotora ibintu kuri telefone yawe kubera ko iri connected na email, immediately ako kanya amafoto ahita yibwiriza akajya hehe kuri email yawe, mu rwego rwo kuyakubikira kugira ngo utazayatakaza. Okay, ushobora no guselektiona byinshi ufashe kuri shift ukajya hejuru cyangwa se control. Hano ntabwo bikunda, uragenda uselektiona kamwe uko amafoto uyareba, hanyuma uze kuyasiba. Gusa iyo umaze kuyasiba gutya nabwo ntabwo biba bihagije, biba bisaba ngo ujye no muri bin uyasangeyo, kuko urabona hano hejuru handitse ngo move to bin. Ubwo icyo gihe numara kuyamuvinga kuri bin, umaze ntabwo asibamye neza, ahubwo yashize mu gatebo ko gusibiramo, ariko uramutse uyarekeyemo yazakwivanamo nyuma y'iminsi 30. Ariko kubera ko ukeneye kugira storage aka kanya, ngiye kukwereka uburyo noneho wahita ugenda naho ukayahasanga, ugahita uyasiba nonaha. Okay, kabanze sibe aya ngaya ari kwigaragaza. Ndabona yose ntakiyakeneye, naramaze kuyakoresha ibyo nagombaga kuyakoresha. Hanyuma tuze urebe uburyo no muri bini wayasangamo ukayasiba. Nta kundi bigenda, ni gutya. Uraza usubira inyuma. Okay, ushobora guhita ujya kuri Google Photo, ufunguye indi link. Ushobora guca hano kuri utu tuntu ukaza kuri foto. Aha, foto. Okay, warangiza ukajya muri bin. Ibintu biri hano muri bin biba bivuze ngo warabisibye. Hanyuma ugahita ujya hano hejuru ugakanda hano handitse ngo empty bin. Okay, empty bin, hanyuma ugahitamo empty. Icyo gihe nibwo kuri email yawe haba hasigaye nta kibazo gihari. So nizere ko uramutse ukoze ibingibi ugasiba bya bifoto byose bya kera byutagikeneye, ukajya muri Google Drive ugasibamo document n'ibindi byose birimo ubona utagikeneye, ibyo bintu ko ari bibiri ubwabyo birahagije, ugasubirana umwanya uhagije kuri email. So ndumva icyo ari cyo navuga ku iki kibazo cya email igenda yuzura, hanyuma
ukabasha gusubirana umwanya munini. Gusa nanone nakwibutsa ko kugira ngo n'ejo bitazongera ugomba kujya muri telefone yawe ukajya muri application yitwa foto ugahagarika backup, ugahagarika ko ifoto iteka ryose yajya aza niba koko ubitekereza neza ko utayakeneye, uretse ko kuba wayakenera nabyo ubwabyo ari byiza. Ibyo birahagije. Thank you for watching. Okay.